hari amategeko yo kwizera ariyo noneho yo mu buryo bw'umwuka azana ubugingo, hakaba n'amategeko y'imirimo ariyo nyugute bizana urupfu. Kuzirura ukuvuga ngo wakoraga ku isabato baramwicaga, Yesu aravuga ati no. Kuzirura bisobanura ngo ntibyemeye gutera intera ya metero 690 ariko rugendo rw'isabato. Tegeko y'imirimo isabato kwari ukwicwa, ariko itegeko ryo kwizera kwabari gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu misozi kumwe na Imana Kiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abari mu Burundi, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Kenya, abari muri Mozambique, abari muri Kongo, abamwese mushaka kumva Kirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha muri Afrika mwese tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Tubabwira ngo turakunda Imana ibahe umugisha ku mugabane w'Uburayi, tubahaye ikaze Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya tubahaye ikaze Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Nkuko kamera za gusenga everyday turi kumwe na Pastor aho. Muraho neza? Amakuru yanyu ni meza. Murashima Imana? Turi bazima. Pastor, mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana? Turasuhuza bene data batugana badukurikira kuri channel ya gusenga everyday kandi badukunda bakadufasha no gusangiza ibiganiro bagenzi babo, bakuzuza inshingano Paulo yabwiye Timoteyo nk'ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi je bigeza ku bantu bo kwizerwa babyigisha abandi, abatugana bakadukurikira bakabigeza ku bandi. Imana iduhana umugisha. Murakoze Mana, ndagushimiye ndaguhimbaje kubw'urukundo rwawe rutagira akagero, wemeye ko twongera gusangiza bene data ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ritubere umutsima utera imbaraga, ritubere inyundo imena urutare, ritubere imbuto itabora mu bugingo bwacu, kugira ngo Yesu nagaruka twese tuzamusanganire, kugira ngo twimane ingoma y'iteka. Ni kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Aha Pastor, tuye kubaza ibintu bitatu Abisirayeli bigiye mu butayu. Ibintu bitatu Abisirayeli bigiye mu butayu? Yego. Ese Pastor, ubundi ubutayu ni? Ubutayu ni ahantu hatagira amazi. Ubutayu ni ikidaturwa. Ubundi bari bamenyereye kuvuga ko ubutayu bubamo ingunzu, ubutayu bubamo imbuni, kuko byanditswe mu maganya Yeremiya igice cya 4:3 ngo umukobwa wanje yabaye inkazi nk'imbuni zo mu butayu. Bangu ubutayu bubamo ingunzu, ubutayu bubamo imbwebwe, ubutayu bubamo imbuni. Ubutayu ni ikidaturwa kandi kitagira amazi. Ariko noneho ubutayu bukongera bukagira ibindi busobanura mu buryo bw'umwuka, ni mu buryo bw'amateka. Ariko mu buryo bw'umwuka busobanura umubabaro, agahinda. Ariko agahinda keza, kuko hari agahinda kabi n'agahinda keza. Hari agahinda ko mu buryo bw'Imana nk'uko byanditswe mu Bakorinto ba 2 igice cya 7:10. Ako gahinda ko mu buryo bw'Imana katera kwihana kuticuza kakazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi kazana urupfu. Nuvuga ngo ni kare agahinda ko mu buryo bw'Imana, kuko ubutayu burigisha bugakosora bugatunganya umuntu. Nizo mpamvu ari agahinda ko mu buryo bw'Imana. Abantu rero basenga Imana bakunze kuja mu butayu ahantu ho kwibabaza, ariko bakavayo babonye Imana. Pastor, ese ibyo bintu bitatu nibi? Ibyo bintu bitatu bamenye amategeko. Icya kabiri bamenye ubwiyunge binyuriye mu ihema ry'ibonaniro, barabimenya. Icya gatatu bamenya ko kutumvira Imana bizana kurimbuka. N'ibindi bitatu bikomeye. Amategeko rero bari mu Egiputa nta mategeko bagiraga, kuko bari mu buretwa. Ariko Imana igiye kubajyana mu gihugu c'isezerano, bageze mu butayu niho bita ubutayu, niho bigiye none amategeko nuko yashira mu ngiro. Kandi ayo mategeko yagaragazaga kamere y'Imana. Uvuga iyo wasoma amategeko ukamenya uko Imana isa nuko ishaka. Nuvuga ngo ya myaka 40 bamara mu butayu bizemwe ibintu bitatu bikomeye: amategeko, ihema ry'ibonaniro, noneho biga nuko uyu muntu agiye kure y'Imana bizana kurimbuka. Ayo mategeko rero kuko yagaragaza kamere y'Imana, bamenye ko uwishe itegeko noneho abatandukanye n'Imana kandi bizana urupfu. Nukuvuga ngo ntibari baze gusenga ibigirwamana ari cyaho. Ariko bageze mu butayu Imana irababwira ngo, ibabwira aya magambo iti: Nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, inzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye.
kuko bari bafite imana nyinshi mu Egiputa barazigana. Imana irongera ibiyegeza hino irababwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Nuko kuva 20:1 kugeza 17 ntukiremere, kuko bari bafite kamere yo kurema ibigirwamana bakabishusho bashaka, bamara bakabyita imana. Barema igiti bakagira mu shusho y'umuntu bakacita imana, barema igiti bagashaka itungo bacitiranya naryo iyo shusho yacu bakacita imana. Ariko noneho Uwiteka aravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Babikoreshaga intoki cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Ubwo nuvuga ngo guconga igiti ukagisanisha na marayika, cyangwa hasi ku butaka ukagisanisha n'umuntu, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ukagisanisha n'ifi. Cyabi gisa na marayika, cyabi gisa n'umuntu, cyabi gisa n'ifi, ukacitirira imana ni igishushanyo kibajwe. Barabimenya. Cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Kandi numara kubireba ntukabyikubita imbere. Nuzasanga n'ahandi babiremye ntukabyikubita imbere. Kuwiteka Imana we ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, kageza kubuzukuruza n'ububibi bw'abajyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanje, kageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Bamenya ko kuvugira ubusizi naryo Uwiteka Imana ari icyaha, ntukarahira ibinyoma. Bamenya ko bakwiriye kugira umunsi wo kuruhuka. Ubahe umunsi, wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukora, ntabwo bari babizi. Wowe ubwawe ntibari babizi, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe wese uri wawe. Kuko muri iyo minsi 6 ni Uwiteka arema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Uwiteka aruhuka kwa karindwi, ngo nico catumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Noneho rero bamenye itegeko ry'uko abantu basuzugura ababyeyi bakwiye gupfa. Ubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, bamenya ko kwica ari icakwa agwiye gupfa. Ntugasambane, usambanya agapfa. Ntukibe, uyibye agapfa. Ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ubesha agapfa. Ntukifuze ibya mugenzi wawe mu buryo negatife, mu buryo bwo kumwica ngo bisigarane, nawe ugapfa. Bamenya ko rero wishe itegeko ry'Imana ukwiriye gupfa. Yohana 1:3 haravuga ngo umuntu wese wishe itegeko abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Ukora icyaha wese akabagomye, kandi icyaha nibwo bugome, kandi ubugome bisobanura kwica itegeko. Urapfa rero. Barabimenya icyo gihe. Noneho rero ntabwo babitojwe mu buryo bw'umwuka, ni mu buryo bw'umubiri. Nuvuga ngo bagiraga ubwo bari ko babonye uwishe itegeko apfuye, ariko ntaho ryubatswe mu mitima yabo ngo noneho barigendane nk'isezerano ry'Imana mu buryo bw'umwuka, ahubwo ryari itegeko ryanditswe ku bisate by'amabuye. Ni bya bisate by'amabuye bibiri rero byabaga mu sanduku y'isezerano, niryo byabaga ayo mategeko uko ari 10. Barayamenya, bamenya ko kuyica ari ukurwanya Imana, kuko niyo kamere y'Imana. Icya kabiri rero, umuntu amaze gukora icyaha mu ngobyi ya Edeni, ijambo ry'Imana riravuga 3 Itangiriro 22 ngo dore uyu muntu abaye nkimwe muri twe, kugira ngo atarambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo. Imana imwirukana muri ya ngobyi kugira ngo atongera kugaruka, akarambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo, akarama iteka ryose iramwirukana. Ubwo Imana itandukana n'umuntu kubera iki? Kubera icyaha. Ariko Imana iratekereza avuga ati hakwiriye kuba ubwiyunge. Niho haturutse ihemba ry'ibonaniro, kugira ngo wa muntu wirukanwe yongera agaruke ku Mana. Noneho ubwo barabimenye. Noneho rero bamaze kubimenya, biyunga n'Imana mu isezerano rya kera, binyuriye mu mutambyi mukuru witoje akiyeza umwaka wose, akinjira hera cyane kugira ngo atambirira Abisirayeli basigaye ahera, kuko abanyamahanga bagarukiraga mu gikari, Abisirayeli bakaba ahera. None umutambyi akinjira ahera cyane kugira ngo atambirire, none Abisirayeli bose nawe yitambirira ubwe. Nizo mpamvu mu Baheburayo igice cya 5:1 kugeza ku 3 haravuga ngo umutambyi wese iyo wagatoranijwe mu bantu, yatoranywaga n'Imana ku bwabo bantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo. None akwiriye kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge, kuko nawe yabaga agoswe n'intege nke. Nizo mpamvu
yagomba kubanza kwitambirira ubwe ku bwayo maraso isekurume cyangwa ihene agatambirira n'abandi ico cabirangaga ubu none umuntu yamara kubabarirwa umuntu akarangwa n'Imana kandi iryo hema noneho rero ryari rirangwa n'ibintu bitatu bigaragara nukuvuga ngo ryari ririmo imbaraga z'Imana munsi y'abamarayika bahuje amababa bita abakerubi bari hejuru y'intebe y'ihongerero harimo imbabazi z'Imana ku ntebe y'ihongerero aho baminjagiraga amaraso y'itungo ritagira inenge nukuvuga ngo munsi y'amababa bahuje amababa abakerubi bahuje amababa munsi y'ayo mababa y'abakerubi harimo imbaraga z'Imana ariko ku mufuniko cyangwa se intebe y'ihongerero cyangwa umufundikizo w'isanduku y'isezerano baminjagiraga amaraso habagaho imbabazi z'Imana ikindi noneho rero hakabamo gukiranuka kwayo n'ibintu bitatu habonekagamo imbaraga z'Imana hakabamo imbabazi z'Imana hakabamo no gukiranuka kwayo ihema ubwaryo rero yari rifite icyo rishaka kuvuga nizo mpamvu ryungaga uwo muntu n'Imana umutambyi amaze gushimwa akunga Abisirayeli n'Imana. Pastor hagihema ryarushanyaga iki? Abaheburayo igice ca 10 murongo wa 1 kugeza kwa 7 n'Abakolosayi igice ca 2 murongo wa 17 ryashushanyaga Kristo ariko usenya Abaheburayo igice ca 8 murongo wa 10 n'uwa 10 kugeza kwa 12 ryashushanyaga noneho umwizera ryashushanyaga itorero. Abaheburayo igice ca 10 murongo wa 1 kugeza kwa 7 ryashushanyaga Kristo. Abaheburayo igice ca 8 umurongo waho wa 10 kugera kwa 12 ryashushanyaga itorero. Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 5 ryashushanyaga umubiri w'umuntu umwizera. Ni kuvuga ngo ihema ry'ibonaniro ryashushanya Yesu. Yego. Ihema ry'ibonaniro ryashushanya itorero. Yego. Ihema ry'ibonaniro ryashushanya umwizera. Ibintu bitatu by'ingenzi. Yego. Pastor, niki ihema ry'ibonaniro ryamariye Abisirayeli? Ihema ry'ibonaniro ico ryamariye Abisirayeli ni ibintu 7. Yego. Mwihema ry'ibonaniro Imana yabashaga kubasanga ikagera aho bari. Imana yabasanga ahantu bari. Kandi cyari ikizira. Yego. Kuva 29 umurongo wa 43. Imana yabashaga kubemera uretse kubasanga usikana bemera. Abarewe igice ca mbere murongo wa 4. Imana yabashaga noneho kubababarira. Abarewe igice ca 4 murongo wa 20. Imana yabashaga noneho kubihishurira kuva 29 umurongo wa 46. Noneho Umana yabashaga gutura hagati yabo icya 5. Yego. Kuva 25 murongo wa 8. None icya 6 Imana yabashaga no kuvugana n'abanyabyaha. Nukuva 29 umurongo wa 46 naho. Icya 7 Imana yabashaga kwakira icumunyabyaha yisabye. Kuva 28 umurongo wa 38. Nubango ni ibintu 7 by'ikomeye by'ingenzi ihema ryabagejejeho ku Mana. Imana irabasanga, Imana ikabemera, Imana ikabababarira, Imana ikabihishurira, Imana igaturana nabo, Imana ikabavugisha, Imana noneho ikakira n'icifuzo umunyabyaha yisabye. Ni ibintu by'ingenzi cyane. None se Pasteri kuri twe niki ihema ry'ibunaniro ryatumariye? Kuko rishushanya Kristo. Yego. Uwegereye Kristo Imana iramusanga. Yego. Kuko bishushanya Kristo. Yego. Natwe itorero nk'abitorero uwegereye Kristo Imana iramusanga. Uwegereye Kristo Imana iramwemera. Uwegereye Kristo Imana iramubabarira kuko muri Yesu Kristo nimwe tuboneramo imbabazi. Uwegereye Kristo Imana iramwihishurira ikamwihishurira akayibona. Uwegereye Kristo ibana nawe. Uwegereye Kristo Imana ivugana nawe. Uwegereye Kristo arayitakambira ikamwumva. Ibintu 7. Imana iragusanga uri kumwe na Kristo. Imana irakwemera iyo wegereye Kristo. Imana irakubabarira iyo wegereye Kristo. Imana irakwihishurira iyo wegereye Kristo. Imana ibana nawe iyo wegereye Kristo. Imana ivugana nawe iyo wegereye Kristo. Imana yakira icifuzo uyisabye ku bwa Kristo. Pastor akoze pasi niki Imana kubera iki Imana yemeye ko Abisirayeli banyura mu butayu? Imana yemeye ko Abisirayeli banyura mu butayu ni kagahinda gatuma abantu bihana kuticuza kandi bakaboneramwe agakiza. Kwari kugira ngo ibi inkamba zose ibitagenda neza biri muri bo
bishirira aho ngaho. Abavuye mu Egiputa bose, kuko bavuye mu Egiputa basiga ibigirwamana, ariko urugendo bagenze aho bageze hose byo byanze kubavamo. bari kumwe n'ikivange basize ibigirwamana mu Egiputa, ariko bo byanga kubavamo. Bagera mu buto bakongera bakakirema, kandi barabisize mu Egiputa. Abo rero byanze kuvamo, Imana yabonye ko ari ngombwa ngo bashirire mu butayu, batazinjiza ibitekerezo byo kuranya ibigirwamana mu gihugu c'isezerano, ahubwo hagereye abahavukiye n'abumviye bakabireka. Yosuwa na Kalebu barumviye barabireka 600 kuva 12:37 600 bigenza. Yosuwa na Kalebu nibo bavukiye mu Egiputa bageze i Kanani gusa, bagera nayo n'abavukiye mu butayu gusa bataza amateka y'ibigirwamana byo mu Egiputa. Imana irabakereza rero kugira ngo abo babifite bashirire mu butayu, kugira ngo igihugu ca Kanani kibe ari kera. Izo mpamvu Imana yabakereje mu butayu, ikabazereza mu butayu. Unasomye kubara igice ca 32:13, ijambo ry'Imana riravuga ngo bajaga bikongereza uburakari bw'Uwiteka, ngo nuko Imana ibazerereza mu butayu imyaka 40. Ariko kuko byari mu buryo bw'agahinda kaza n'agakiza, Gutegeka kwa 2:29-5-6 haravuga ngo nabayoboye imyaka 40 mu butayu sinabasize. Yaba imyaka 40 ntabwo imyambaro yanyu yabasaziye ku mubiri, ndetse n'inkweto ntizabasaziye mu birenge. Nuvuga ngo Imana yari nari kumwe nabo naho mu butayu kugira ngo rihinduke ishuri. Izo mpamvu bize, biga amategeko, biga ihema, biga ko no kutumvira bizana kurimbuka. Urakoze Pastor. Nube butumwa bwiza dukwiriye gutanga ku bantu? Ubutumwa bwiza dukwiriye gutanga ku bantu, ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. Ni Petero igice ca mbere igice ca 2 umurongo waho wa 4. Ubwo noneho rero abizera tugomba kumvira amategeko y'Imana, tukumvira amategeko y'Imana ariko mu buryo butandukanye n'ubw'Abayuda. Kuko hari amategeko y'Imana mu buryo bwo kwizera, hakaba n'amategeko y'Imana mu buryo bw'imirimo. Noneho iyo ari amategeko y'Imana mu buryo bwo kwizera, ni mu mwuka, bizana ubugingo. Iyo ari amategeko y'Imana ariko mu buryo bw'imibiri, ni inyuguti, bizana urupfu. Nandizo mpamvu muri Baroma igice ca 3 umurongo wa 27 haravuga ngo hari amategeko y'Imirimo n'amategeko yo kwizera. Simvuga y'Imirimo, mvuga yo kwizera. Ariko hepfo ku murongo waho wa 33 haravuga ngo mbese duhinduza ubusa amategeko kwizera ngo ntibikabeho, ahubwo kwa kwizera kwacu kuko ari umwuka utanga ubugingo bituma dukomeza amategeko. Nizo mpamvu hari amategeko yo kwizera ariyo noneho yo mu buryo bw'umwuka azana ubugingo, hakaba n'amategeko y'Imirimo ariyo nyugute bizana urupfu. Mu Bakorinto ba 2:3 umurongo wa 6 haravuga ngo ayo mategeko y'Imirimo ni inyugute, iyo nyugute iricisha, ariko amategeko yo kwizera n'ay'umwuka, kandi muri uwo mwuka tuboneramo ubugingo. Ubwo noneho rero Abayisirayeli bubahirizaga amategeko y'Imirimo mu buryo bw'inyuguti, bigatandukana bite. Iyo hari mu buryo bw'inyugute basangaga umuntu ari gutoragura udukwi, kubara 15:32. Abasanze umuntu atoragura udukwi bagategereza ico Uwiteka arategeka binyuriye muri Mose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bakamukingirana bategereje ikirava ku Uwiteka. None Uwiteka akavuga ngo uwo muntu wafashwa akora ku isabato ntakabure kwicwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bakamujana inyuma yaho baganditse bakamutera amabuye, wa muntu agapfa, bikaba birarangiye. Ayo ni amategeko y'Imirimo, ni amategeko y'inyugute, ni amategeko yica. Ariko muri Mariko igice ca 2 umurongo wa 23-28 ubwo Dawidi yagendaga ari kumwe n'abari kumwe nawe, ijambo ry'Imana riravuga ngo barasonze binjira mu nzu y'Imana bafata imitsima yo kumurikwa barayirya, Dawidi n'abari kumwe nayo, kandi iyo mitsima yari itegekewe kuribwa n'abatambyi gusa bonyine, ariko barayirya. Bisobanura ngo kuko hari ku isabato barayirya mu nzu y'Imana, barirya n'abari kumwe na Dawidi barayirya. Ubwo nuvuga ngo Yesu
ni umwami w'amategeko. Ayo mategeko avuga ngo uzarya imitsima yo kumurikwa atari umutambyi arapfa. Yesu nibyo yaje gukemura, nibyo bita kuzirura muri Yohane igice ca 5 umurongo wa 17 na 18. Kuzirura bisobanura ngo bya bindi byicaga Yesu yarabiziruye, noneho abo umwami wabyo, abizeye Yesu bahabwa umugisha. Pastor, none se ayo mategeko y'imirimo nayahe? Ayo mategeko y'imirimo nukuva 35 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Imana ibwira Mose ngo bwira iteraniro ry'Abisirayeli ngo ntimukagira umurimo wose muwukoraho ku munsi w'isabato, kandi umuntu uzibesha akagira icyo akora yicwe, ndetse ntimugacane mu ziko. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura y'imirimo, kuko barebaga gucana mu ziko bakareba gutoragura udukwi, abo bantu bakicwa. Ariko ubuhurukiro bumaze kwimuka kubwo kwizera, byanditswe mu Bagalatiya igice ca 3 umurongo wa 23 kugeza ku 25. Haravuga ngo uko kwizera kutaraza twarinduwaga tubohe gutwarwa na wa mushorera ariyo ya mategeko, ariko dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo none nibwo ayo mategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ntabwo Yesu rero yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Nuvuga ngo Yesu yaje gukora icyo amategeko atakoze, ariko adakuye ibyo amategeko yakoze. Wala araza rero, niko bita kuzirura. Kuzirura ni ukuvuga ngo wakoraga ku isabato baramwica, Yesu aravuga ati no, uwo muntu agomba kubabarirwa. Kuzirura ni ukuvuga ngo ntimwacanaga mu ziko, Yesu ati no, mucane mu ziko murye. Kuzirura bisobanura ngo ntibyemeye gutera intera ya metero 690, ariko rugendo rw'isabato. Oya, ijambo ry'Imana ravuga ngo biterwa n'ikikujanye n'ibirometero 10 wabigenda n'amaguru ugiye kuvuga ubutumwa. Ico gihe rero bateraga intambwe warenza 690, ariko rugendo rw'isabato rwanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice ca mbere umurongo wa 12 ukabukoza icaha. Ngo nturenze aho ngaho, ariko ugiye kuvuga ubutumwa muri Yesu wagenda n'umunsi wose. Ariko kuko yari inyugute bagombaga gupima, ariko ubu ni umwuka, bapima igipimo c'umwuka ntibapima igipimo c'amaguru. Nukuvuga ngo itandukaniro rya kera yari inyuguti, kera yari imirimo, yari inyuguti, ariko none aha ni umwuka. Kwizera n'umwuka, nico gusa. Ariko ntabwo kwizera kwaje gukuraho iyo mirimo, ntabwo kwizera kwaje gukuraho iyo mirimo, kandi n'amategeko nayo yanditswe mu nyuguti. Ariko noneho kuko yicaga, ubu ngubu Yesu agakiza, niho bitandukaniye. Ubu warutubwiye itegeko rya mbere ry'imirimo. Ntukagire izindi bana mu maso yanyu, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukarahire izina ry'Uwiteka Imana. Ibyo byose ayo mategeko uko ari 10 ari hombi, ari ku mirimo akaba no kwizera. Ari hombi. Isabato se ntiyabonetse hombi, uwatoragoraga udukwi bakamwica, ariko Yesu aravuga ngo bamubabarire. Ariko iyo sabato ndarahari, ariko noneho sikiri yo kwica, niyo gukiza. Nizo mpamvu ari uburuhukiro bwo muri Yesu Kristo. Wasoma ngo mwese abarushe n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura, mwuyigire uko nanje noroheje, namwe murabahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Bisobanura ngo buvuye ku bisate by'amabuye, noneho buje ku nyama ariyo mitima yacu. Niko mu Bakorinto ba 2 igice ca 3 havuga umurongo wa 1 kugeza ku 6. Ntabwo ari ya mategeko waja kugenda ngo banzuje guhasoma urebe ibyo uragendera aho ugeze mu nzira, ahubwo noneho Imana yarayateruye iyandika mu mutima w'umuntu, noneho umuntu arayagendana atari ukuyasoma. Ubwo ico gihe avuye ku nyugute agiye mu mwuka. Tegeko ry'imirimo isabato kwari ukwicwa, ariko itegeko ryo kwizera kubabarikwa n'ugukira. Rakoze Pastor, nuwuhe mugani ufitanye isano n'ubutayu? Ubutayu iyo bavuga ngo uriya muntu yabwirije, ariko yabwirije mu butayu, bisobanura ngo yabwirizaga batamukurikiye. Iyo bavuze ngo uriya muntu yabwirije mu butayu, nuvuga ngo yabwirije nta umukurikira. Nuvuga ngo abantu rimwe arabwiriza ntago bari bahari, babyitayeho, ntago bari bahari, ntibanabyumvaga. Ariko bari magambo bari bahari, ariko batahari, ariko badahari, ntago bari bahari. Nuvuga bati nawe iyo ubibonye ukabimenya wabwiriwe bati uyu munsi nabwirije mu butayu, nuvuga ngo nabwirije batankurikira, batakurikiye. Ese ko bavuga ngo kumwigisha ngo niwe mu kibazo kiba kihari, nibyo? Nico
bine kuko sibo baba wateguye si yego abayananiwe kubiyegereza cyangwa ngo amenye abantu abari bo abategurira ibisa nabo umbe ni ikibazo cha homiletike ni ikibazo cha homiletike kuri wowe kuri uwo mwigisha ariko kugira ngo bagukurikire ntabwo ari homiletike ni gahunda ariko umwuka w'Imana ni wemeza abantu pase niki ugana ku musozo wakongeraho cyo nakongeraho nuko abantu bakubahiriza amategeko y'Imana bakegera Yesu nk'umuhuza w'Imana n'abantu kwijambo ry'Imana avuga ngo muri Yesu Kristo rimwe twingiyemo n'Imana ariko noneho Imana idusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo natwe tubashe kunga Imana n'abazimiye ubwo rero ijambo ry'Imana avuga ngo turi ba ambasaderi turi intumwa mu cimbo ca Kristo Imana iri guhendahenda bazimiye kugira ngo bayisange banyuriye muri twe twemerero kubizo ntumwa mu cimbo ca Kristo kugira ngo nidusa n'Imana abantu bazabona inzira yo gusanga Imana kuko ntabwo tuzababera uruzitiro ahubwo tuzababera inzira yo gusanga Imana niho tuzaba twiswe none abatambyi mu cimbo ca Kristo twubaha amategeko y'Imana twemere kuba abatambyi mu cimbo ca Kristo twumvira Imana kuko kutumvira Imana ni ikibazo bizana kurimbuka Abisirayeli bari mu butayu ibice ca 11 cyo kubara barivovose bamaze kwivovota bicwa n'izuba bicwa n'inzara bahitamo gutekereza gusubira mu Egiputa iyo ni ingaruka ikintu ca gatatu bigiye mu butayu noneho igice ca 21 bakongeza uburakari bw'Imana baribwa n'inzoka kubara 21 none igice ca 25 bagandira Imana barayibabaza bakongeza uburakari bwayo Uwiteka arabarimbura barimbuza bugiga yica abantu barenga 24,000 ingaruka y'icaha izuba rikaze ingaruka y'icaha inzara mu butayu ingaruka y'icaha imbeho mu butayu ingaruka y'icaha gupfira mu butayu indwara ingaruka y'icaha ni mugiga ingaruka y'icaha nukwishwa n'inzoka ibyo byose barabyiga bati burya umuntu asuzuguye Imana ashobora kwicwa n'inzara iyo asuzuguye Imana ashobora kwicwa n'inzoka kurigwa ari nyamaswa iyo umuntu asuzuguye Imana ashobora kwicwa n'indwara ibyo barabimetiriza barabifata ndasabira bene data rero badukurikira umunsi wa none kugira ngo twumvire amategeko twemere kuba batambye mu cimbo ca Kristo kandi tumenye ko kutumvira bizana kurimbuka twumvira Imana kugira ngo tubashe gukira ni tunyura mu butayu twumve ko ara umubabaro aragahinda ariko katera kwihana kuticuza ari byo bizana agakiza n'agahinda ko mu buryo bw'isi kazana kurimbuka niko cyatumye Abisirayeli bahashirira ariko noneho ku Mana n'agahinda ko mu buryo bwayo katera kwihana kuticuza noneho bikazana agakiza ku bantu bose Imana yacu dusange Imana yacu tugiriye neza kugira ngo abatwumva uyu munsi wa none twumve ibyo bintu bitatu ntabwo bireba abayuda gusa natwe biratureba mu itorero twiyunge n'Imana twumvira amategeko yayo twumvira Imana kugira ngo twikureho kurimbuka mu izina rya Yesu Kristo amen. Pastor reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha reka dushimire wowe wakanze subscribe cyakoze sabone tukubwire ngo Imana igumugisha reka dushimire uzufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti zawe nawe Imana igumugisha kuri channel ya gusenga everyday ni 078 666 96620 078 66620 kuri channel ya gusenga everyday Imana iduhana umugisha abadukurikira kandi bakadufasha gusangiza ibiganiro rubanda Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu amena. Reka tubabwire ngo ikiganiro naho gutaha shalom shalom shalom.